ejo bundi insengero barazifunze. Yesu yakoze agakoryo, insengero barazifunze. Abari bafite Kristo muri bo bakomeje kugendana nawe, imiryango ifunze. Ariko abari bubatse ku idini baterana ku cyumweru, tubabonera mu maturo, tubabonera mu mirimo y'ikidiyakoni, tubabonera ku gatuti batona, bubatse ku idini badafite Kristo muri bo. Yego, iyo wubatse kuri byo rero, iyo babihinduye uratakara. Ariko iyo wubatse kuri Kristo, haleluya, nubwo babihindura, Kristo uri muri wowe ntabwo jya bikunda, muragendana. Haleluya. Ndabivuze kugira ngo mwubake kuri Kristo wenyine, niwe udahinduka. Nuvuga ijambo akaririherekeza, akazarisorosha imbaraga ze. Nta jambo na rimwe yavuze ajya yivuguruza. Idini rishobora guhindura imico n'imyizerere n'ibindi byinshi. Nakataraza kazaza, mbibabwiza ukuri. Ejo nibavuga ngo mwambare mini muzazambare, ariko abafite Kristo muri bo ntago tuzazambara. Nibashake bazavuga ibyahe, abafite Kristo muri bo bazakomeza kumutunga, kubera ko Kristo aduha amabwiriza n'ubuyobozi bituka kuri bo. Ntago twe tugenga n'imihango y'idini ritore, bimanutse bijya hasi bigarame. Kristo uri muri twe azaduha umurongo. Kambabwiza ukuri, ubu hari abantu bigize intaza. Nyine ni umudiyakoni mukuru, yageze Gisenyi amaze imyaka 10, nta nama agirwa. Nyine ni umunyedini, igitekerezo adatanze ntago cyagenderwaho. Ati ndike nuko nguko twahamagawe ngo sha ibyo wa mwana we binuzanye ni byahehe. Nyine yubatse ku idini. Ariko umuntu wubatse kuri Kristo udakorera kugira ngo ashimwe, yumva inama z'abandi, aroroha. Kristo yatugezemo aratworosha. Rero abaririmbye, reka mbavuge nanjye ndiwe, nimba vuga ndi kwivuga, dukora kugira ngo twemeze. Ati twagiye twatwitse, ariko sha watwitse cyangwa wowe wahiye, uzacunge neza. Ushaka gusanga wahiye ukavuga ngo watwitse. Nyine wowe uri kubikora kugira ngo ushimwe. Nubona uri kwishira hejuru, menya ko uri umunyedini, ariko utunze Kristo muri we. Haleluya. Kambabwiza ukuri, umuntu utunze Kristo muri we ntago akorera kugira ngo ashimwe. Haleluya. Ahubwo akorera mu ibanga kugira ngo daturebe ibyihishe bitaboneka, bitagaragara, ari umugororera. Ikigaragaza ko Kristo ari muri wowe si ukufata Bibiliya yose. Harimo abantu bazi kwiboroka, ibyo ngibyo ntacyo bivuze, ahubwo ni ijambo rimwe wafashe muri wowe rikaguhindurira ubuzima, ukitwa wa Kristo. Umuntu ufite Kristo muri we agenda akura buri munsi, agenda ahinduka mu ngeso, agenda ava mu bwiza ajya mu bundi. Ariko iyo udatunze Kristo muri wowe, ugenda uba mubi kurushaho, kubera ko wubatse ku mihango n'imyizerere n'amacuho n'ibyo ntazi by'amadini. Ntutunze Kristo muri wowe. Ariko iyo utunze Kristo muri wowe, haleluya, agenda gukuza, agukura mu bwiza, agutereka mu bundi. Ijambo ry'Imana riko ryambiye Paulo yandikira Abaefeso, aravuga ngo ndabasengera mbinginga ngo Imana yo mwijuru ibaha umwuka wera, ibaha umwuka w'ubwenge, ubakuza ugenda ubageze ku kigero gishitse. Buriya ndatangara kubera ko nyine twubatse ku mahame y'idini n'imihango y'itorero. Uririmbana n'umuntu mwangana, muririmbana n'umuntu mugira ute? Nyine nta Kristo ufite muri wowe, nta gitangaje kirimo. Ariko ufite Kristo muri wowe niwo wagiranye. Uziko iyo ufite Kristo muri wowe, niyo umuntu yaguhemukiye ujye utera intambwe kumusaba imbabazi. Ariko ubu ngubu hano Imana ntije amaso y'umwuka ndanayafite, buriya nahita mbajimera. Ubundi mu bundi budahangarwa bwa Kristo mukarimbana umwaka umwe 2 3 4, ariko hari umuntu ufitanye inzigo, urajyahe? Iryo juru uvuga ni iryo kwaso, niryo kwa nyoko wanyu. Iyo Mana uvuga ntayikurimo. Ariko kambabwiza ukuri, nta kintu cyiza, haleluya, nko gutunga Kristo muri wowe, kuko urabigendera. Kubera ko ubuza ahantu yagukuye, ubuza ibyo yagukoreye, ubuza aho yagukuye, kandi ufite n'icyerekezo cyagira ute akwerekeza. Kamabwiza ukuri, muri iyi minsi abantu bashimishijwe, bahesheje agaciro amatitere bafite mu idini kuruta gutunga Kristo. Ariko kamabwiza ukuri, igifite agaciro si icyo ngicyo mfite, ahubwo igifite agaciro ni icyamesheje kuba uwondi we. Igifite agaciro suko aririmba ngo ube superstar, ube icyamamare, ahubwo igifite agaciro nuri muri wowe waguteretse muri uwo mwanya ukaba icyamamare. Bisobanuye mu yandi magambo, uwo ukurimo nakuvamo, icyo ufite nta gaciro kizaba gifite. Paulo agenda muri Atenayi mu ngendo ze zivuga butumwa, ageze muri Atenayi
yahuye n'ikibazo uze kugisoma ngo yarahageze ngo agira agahinda n'umubabaro, abona abantu barundukiriye mu masengesho, abona abantu rwose imirimo barakataje, insengero n'iterambere birahari, ariko ababazwa nuko baheze mu by'idini by'imihango gusa badatunze Kristo muri we. Aburahamu we mbibutse ko aranamfasha, we yizeye idini ritari ryabaho, ngo yizeye adashidikanya ko ibyo yabwiwe n'umwami bizasohora, ngo bingana bihura no gukiranuka kwe. Icyo yarizeye ni kimwe, yarizeye ko azaba sekuruza amahanga, kabone nubwo yarageze mu myaka y'ubupfe. Imana imwitegereje ireba Aburahamu iravuga ngo kwizera kwawe bingana no gukiranuka, amategeko atari yaza, idini ritari ryaza, bimuhwanyiriza no gukiranuka. Kambabwire ngo gutunga Kristo muri wowe, haleluya, biguhaniriza no gukiranuka. Nago gukiranuka dutunze guturuka ku mategeko tugenderaho, oya, ni kimwe gusa, no gutunga Kristo muri wowe ukamwemera. Haleluya. Nukuvuga ngo itorero ni abantu batoranijwe bakegera Kristo, bakemera Kristo, bakemera imyizerere shingiro Kristo wavuye mu ijuru. Mbese ubundi itorero ni abantu bemera Imana Data, Imana Mana n'Imana Mwuka Wera, ko twacunguwe mu maraso ya Kristo, ko Yesu yapfuye akazuka akaba araduhesheje ubugingo. Abo bari muri iryo torero, kambabwiza ukuri, ijambo ry'Imana riko ryambwiye ngo intama ze ziramuzi, ngo kandi ngo uwo mushumba nyiri iryo torero azizi n'amazina, kandi yazihamagaye zijya zibasha kumwitaba. Naranezerewe cyane, ngo kandi izo ntama nazo zizi ijwi rye. Abo ngabo Kristo arabazi, yabaciye imanzi mu kiganza cyabo kandi arabafashe, ntabwo azabarekura. Niko ijambo ryarambwiye, yavuga ngo afite mu gipfunsi, ngo ntawubasha kuzabavuvunura hehe mu kiganza cyayo. Haleluya. Ndabifuriza kugira ngo mube muri iryo torero. Umuntu ufite Kristo muri we agenda akura buri munsi, agenda ahinduka mu ngeso, agenda ava mu bwiza ajya mu bundi. Ariko udatunze Kristo muri wowe ugenda uba mubi kurushaho. Ndagira ngo mbinginge mbabwire ngo muve mu mihango y'idini, ahubwo mutunge muri Kristo muri mwebwe, ni uzabahesha gukora imirimo neza. Ariko ikiruta ibyo byose navuga ni kimwe, nuko ndi umukristo. Haleluya. Nuzagira ikindi kintu wirata, kuko icyo wakwirata icyo ari cyo cyose ntabwo ari ubaye wa mbere cyo. Ngo urwego rwose wageraho ntabwo ari wowe ubaye wa mbere urugezeho. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo nubwo urugezeho hari abarurenzeho. Ngo muri make hari ibyo dushimira Imana abandi barabirenze bitakigezweho. Niyo mpamvu nta gitangaje ufite, nta n'igihambaye ufite, ahubwo igikomeye ufite nuko ufite Kristo muri wowe. Rero niryo jambo ndibwira ngo tuganireho. Kumvishe ko dufite gahunda nyinshi, ndagerageza kwihuta mbihine. Ndagira ngo mbaganirize mbabwire ngo ntukabure Kristo uri mu idini. Haleluya. Ntukabure Kristo uri hehe. Turaza kumenya idini ni iki, itorero ni iki, bihuriye hehe. None se ni gute natunga Kristo muri ngewe? Katwifashije ijambo ry'Imana. Turasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 17, turasoma umurongo wa 22. Ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 22 turageza kuri 25. Katwihute ni page 138. Nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati, bagabo banyetenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendaga nitegerezaga ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Atangira kwibabwira rero, Imana yaremye isi n'ibirimo byose. Iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. 25 narahakunze. Aravuga ngo kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akeneye. Amina.
kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugira ngo mbaganize mbabwire ngo ntukabe mu itorero udafite Kristo. Wirinde utabura Kristo uri mu idini. Kambabwiza ukuri, idini ntago rifite ubugingo, rifite imihango gusa, ariko Kristo, haleluya, ni ufite ubugingo. Ushobora gutunga kuba mu idini ukaba mu bitabo by'itorero ariko udafite mu Kristo muri wowe. Ariko ikiruta byose, haleluya, nuko utunga Kristo muri wowe, imihango n'imirimo ukorera mu idini ikazagenda iguherekeje. Muri iyi minsi ushobora kuza bakakubaza ikibazo, ati ese uri umukristo? Biragoye cyane guhita usubiza yego cyangwa oya. Umuntu arakubaza uri umukristo, biragora guhita uvuga ati yego ndiwe, ubanza kubishidikanyaho. Mbese n'abagerageza gusubiza ahita ashaka ukuntu abidefanda, akavuga ati yenda umukristo muri ADPR cyangwa ndi umukristo mu Bangirikani. Ariko kambabwiza ukuri, nta kintu cyiza, haleluya, nko gutunga Kristo muri wowe, kuko urabigendera. Kubera ko ubuze ahantu yagukuye, ubuze ibyo yagukoreye, ubuze aho yagukuye, kandi ufite n'icyerekezo cyagira ute akwerekeza. Kamabwiza ukuri, muri iyi minsi abantu bashimishijwe, baheshisha agaciro amatitire bafite mu idini kuruta gutunga Kristo. Nishimiye kuba bansengeye kuba pasiteri, wow, ni byiza. Nishimiye kuba ndi umuririmbyi wo muri korali Impuhwe na Betelehemu, ko muri abasitari n'abandi na ba Jehovahire. Ariko kambabwiza ukuri, igifite agaciro si icyo ngicyo mfite, ahubwo igifite agaciro ni icyamesheje kuba uwo ndi we. Murabyumvishe? Igifite agaciro si uko n'abandi pasiteri, ahubwo igifite agaciro ni icyamesheje ubwo bushumba. Igifite agaciro si uko haririmba ngo ube superstar, ube icyamamare, ahubwo igifite agaciro nuri muri wowe waguteretse muri uwo mwanya ukaba icyamamare. Bisobanuye mu yandi magambo, uwo ukurimo nakuvamo, icyo ufite nta gaciro kizaba gifite, ahubwo igifite agaciro, haleluya, ni Kristo uri muri twebwe. Niyo mpamvu aho twasomye Paulo agenda muri Atenayi mu ngendo ze zivuga butumwa, ageze muri Atenayi yahuye n'ikibazo, uze kugisoma, ngo yarahageze ngo agira agahinda n'umubabaro, abona abantu barundukiriye mu masengesho, abona abantu rwose imirimo barakataje, insengero n'iterambere birahari, ariko ababazwa nuko baheze mu by'idini by'imihango gusa, badatunze Kristo muri we. Arangije arababwira ngo kambabwiza ukuri, ndabona mukabije kuba abanyedini. Alo, haleluya, haleluya. Ndi kubona musinziriye, ariko n'ubu utari gufashwa umenye ko Kristo atari muri wowe. Kubera ko ibi bintu bya Kristo bimeze nko kuactiva wireless, haleluya. Ibi bintu birakonektana, birahura, haleluya. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo umwuka ndimo umpamiriza neza ko ndi umwana w'Imana, kubera umwuka wera w'Imana uri hehe, uri muri njyewe. Nuvuga ngo aba Yesu abatunze Kristo muri bo barakonektana, hari ikirere bahuriramo cy'umwuka. Amina. Rero kambabwiza ukuri, dukabije kuba abanyedini pe. Ariko kambingingi, igifite umumaro nuko umunyedini utunze Kristo muri wowe. Nibyo navuze ati tubanze tumenye idini niki, itorero niki, bihuriye hehe. Idini muri definisiyo y'iyobokamana cyangwa y'imyizerere ni itsinda ry'abantu benshi cyangwa bakeya bishize hamwe bakagira ibyo bemeranyaho nk'imyizerere, bakagira ibyo byemeranyaho nk'imihango n'amategeko, kandi bikagira ubuyobozi. Iyo definisiyo irumvikanye. Idini mu buryo bw'iyobokamana, definisiyo religious study, mbese imyizerere, shingiro y'imyizerere ku Mana, ni itsinda ry'abantu bakeya cyangwa benshi bitoranya bakishira hamwe bakagira imyizerere imwe
imihango imwe, amategeko amwe, ndetse bakagira n'ubuyobozi bushingiye kuri iyo myizerere bagize ute bumvikanye. Ndumva icyo ngicyo cyumvikanye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ku isi hari amadini menshi, ariko hari amadini agera ku 8. Idini rya mbere ryabayeho ni idini ry'Abayahudi. Idini ry'Abayahudi rikomoka kuri Aburahamu. Aburahamu we mbibutse ko aranamfasha, we yizeye idini ritari ryabaho, ngo yizeye adashidikanya ko ibyo yabwiwe n'umwami bizasohora, ngo bingana bihura no gukiranuka kwe. Icyo yarizeye ni kimwe, yarizeye ko azaba sekuruza amahanga kabone nubwo yarageze mu myaka y'ubupfe. Nimvuga imyaka y'ubupfe ni igihe cy'uburumbuke. Yarebye umugore we nawe arireba, abona imyaka bagezemo batabyara, ariko arizera. Haleluya. Aravuga ngo nubwo umubiri wapfuye, nubwo umudamu wanjye yacuze, ariko niringiye ko Imana yambwiye nzaba sekuruza w'amahanga. Imana imwitegereje ireba Aburahamu, iravuga ngo kwizera kwawe bingana no gukiranuka. Amategeko atari yaza, idini ritari ryaza, bimuhwanyiriza no gukiranuka. Kambabwire ngo gutunga Kristo muri wowe, haleluya, biguhaniriza no gukiranuka. Nago gukiranuka dutunze guturuka ku mategeko tugenderaho, oya, ni kimwe gusa, no gutunga Kristo muri wowe ukamwemera. Nago gukiranuka dutunze ariko nababwiriza neza, oya, gukiranuka utunze ni kuva mu mirimo, kuba mwaririmba mukamenyekana mu gihugu cyose. Nago ari ryo pfundo ry'agakiza. Agakiza gaturuka kuri umwe wenyine gusa, uwo ngo ni Kristo. Haleluya. Waduhesheje ubugingo muko mwizera, arangiza tugabira umurimo we. Imirimo dukora nago ari yo bugingo, ahubwo muhesha ubugingo uri muri twebwe niwe tugabira imirimo dukora. Nafashijwe. Hari amadini menshi. Hari idini ry'Abayahudi narindi vuze, hari iry'Abahindi, hari iry'Abisilamu, ariko hari n'idini bita idini rya Gikristo, Christianisme, Christianity. Naryo ni idini ngo intumwa zikomeje kwamaza ubwami bw'Imana, ngo abantu barangije barabareba, barabitegereza, aba nabande na aba Kristo. Idini rya Christianity rihera iryo rugo riravuka, ariko kambibutse ko Kristo ntabwo yaje gushinga idini. Haleluya. Kristo ntabwo yaje gushinga idini, ahubwo Kristo yaje kutwunga n'Imana, yaje gusohoza umugambi w'Imana wabayeho muri Edeni. Satani yari yarashenye, ahongera aravuga ati ngewe Yesu sizi icyubahiro, sizi ubwiza, ndamanutse mu isi kugira ngo nsohoze umugambi wa Data yaremeye abantu kubana nabo. Kongera kudukungana, yongera kutwegereza Kristo. Imana yiturebye, haleluya, iravuga ngo ndashimira Yesu umwana wanjye, uwo ngo nongeye kugarurira abantu banje. Nari naramye ngo abantu bajye baba imbere yanjye, mbasure mu gitondo, mbasure nimugoroba, numva ibyo bavuga, nezererwa kubabona. Satani yararashize mu mworera, ariko Kristo arangije atubera ikiraro, yongera duhuza n'Imana. Turi abana b'Imana, turabaraganwa na Kristo kuko kumwizera uri muri twebwe. Imana ishimwe. Minota yacu ni mikeya. Itorero ni iki? Ryavutse ryari? Ndavuga ngo dushaka kumenya idini ni iki, itorero ni iki, biruhurira hehe kugira ngo dutunge Kristo muri twebwe. Itorero ni ijambo riva mu Kigiriki rivuga ngo ecclesias, mu yandi magambo mu Kinyarwanda bisobanuwe abatoranyijwe, abahamagariwe bakava mu mahanga yose bakaba abande aba Kristo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo itorero ni abantu batoranyijwe bakegera Kristo, bakemera Kristo, bakemera imyizerere shingiro Kristo wavuye mu ijuru. Mbese ubundi itorero ni abantu bemera Imana Data, Imana Mana n'Imana Mwuka Wera, ko twacunguwe mu maraso ya Kristo, ko Yesu yapfuye akazuka akaba araduhesheje ubugingo. Itorero rya definition y'itorero murayumvishe. Iri torero ririmo ibice bibiri. Ibintu byo ndugira ngo nsobanureho. Ririmo itorero ritwa invisible, itorero ritagaragara. Iryo ni ryo torero rya Kristo. Iryo ni ryo mbifuriza kugira ngo mubemo. Iryo ntago ribonwa n'amaso y'abantu, Kristo wenyine ararizi. Ijambo ry'Imana ryambye ngo urufatiro rwa Kristo ruracyahagaze, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Bari hano muri ADP
bari mu bangirikani, bari hehe? Abo ngabo Kristo arabazi, yabaciye imanzi mu kiganza cyabo kandi arabafashe, ntabwo azabarekura. Niko ijambo ryarambwiye, yavuga ngo abafite mu gipfunsi ngo ntawubasha kuzabavuvunura hehe mu kiganza cyayo. Haleluya! Ndabifuriza kugira ngo mube muri iryo torero. Rero hari indi torero bita local church, itorero rigaragara. Iri torero subiye inyuma gato, rya dini navuze ryitwa Christianity rifite icyo bita denomination, amashami. Rya torero nababwiye, rya dini nababwiye rya Kristo rifite denomination, amashami. Harimo ishami ry'abagatolika, harimo ishami rya ADPR, natwe niho turi, harimo amashami y'abangirikani. Ariko muri aya mashami yose, muri ayo mashami yose, haleluya, muri ayo mashami yose Yesu afite mu itorero. Iryo ntabwo rigaragarira n'amaso y'abantu, ariko Kristo we arabazi. Kandi bene abo bari muri iryo torero, kambabwiza ukuri, ijambo ry'Imana riko ryambwiye ngo intama ze ziramuzi, ngo kandi ngo uwo mushumba nyiri iryo torero azizi n'amazina, kandi yazihamagaye zijya zibasha kumwitaba. Naranezerewe cyane, ngo kandi izo ntama nazo zizi ijwi rye, zizi ijwi rye. Haleluya! Mbese mu yandi magambo, ushobora kuvugana n'umushumba wawe, ndavuga Kristo, abisi ntibabashe kubimenya. Murabana muri korari mukajya muganira, ariko abisi ntibagire ute, ntibabimenye, kubera ko iryo jwi mbese urwo rurimi ni urw'abayo gusa. Haleluya! Babasha kuvugana nayo uko byagenda kose. Rero ni iryo torero nababwiye. Iryo torero mbabwiye riri local church, rero ni idini. Impamvu turi idini ni iki? Nuko natwe dufite, muribuka definition y'idini? Murayibuka? Kanyibibutse. Idini ni itsinda ry'abantu benshi cyangwa bakeya bihurije hamwe bakagira imyemerere, imyizerere n'amategeko n'ubuyobozi bibagenga. ADPR natwe turi idini kubera ko dufite amahame twizera Yesu wavuye mu ijuru. Nibyo ntago ari byo? Yesu wavuye hehe? Arangije araza araducungura, twemera n'umwuka wera. Ibyo byose dufite n'amategeko, dufite n'ubuyobozi. Natwe turi idini, ariko icyo nezererwa Imana muri iryo dini harimo itorero ry'Imana. Impamvu rero twitwa itorero ni ukubera ko imyizerere yacu nta kindi ishingiyeho, ishingiye kuri Kristo. Niyo mpamvu twitwa itorero, ariko ubundi turi abanyedini. Natwe turi idini kuko dufite amahame, dufite ibyo twemeranyaho, kandi iyo biciye inyuma tugushyira hanze. Ariko kambabwiza ukuri, icyo mbifuriza ni ukuba mu idini mufite Kristo muri mwe. Amina. Kambabwiza ukuri, iyo ufite Kristo muri wowe, kambasobanura icya kumarira. Ndumva idini mwaryumvishe, itorero mwaryumvishe, naho bihuriye mwagize ute? Ari utarabyumva mbisubiremo. Imana ibahugisha mu izina rya Yesu. Ndanezerewe kuba ndi kubwiriza iwacu Mbuga Ngari. Iyo ndi hano mpagarara nezerewe kubera ko ahangaha narahabaye. Uyu mugabo Leonard yicarira aho ngaho. Uyu Kristo turi kuvuga dutunze, twabanye nawe muri ya podium yahangaha, murayibuka? Yari ifite ikintu kirombereje hano. Twaraye muncoro zingahe wa mugabo? Twaraharaye. Kristo arangije aradukuza, atugira abagabo. Haleluya! Aduhaye inshingano. Agaciro si inshingano dufite. Haleluya! Agaciro ni Kristo uri muri twebwe uduhereza izo nshingano, kandi afite gahunda yo kutugeza kure cyane. Aho turi tugeze ntabwo ariho ashaka kutugeza. Afite gahunda yo kutugeza kure cyane, akazatwicazanya nawe tukazaba muri cya gitaramo. Uwo niwe dutunze tugendana, uwo niwe tubabwira. Ndanezerewe. Kristo dufite, iyo mufite muri wowe, kambabwiza ukuri, najya kure. Bampaye iminota iracyahari mikeya. Kambabwiza ukuri, iyo ufite Kristo muri wowe, kambabwira ngo idini rirahinduka. Idini rihindura imyizerere. Haleluya! Haleluya! Bya bintu abantu bicaye bakabyemeranya, bakavuga ko ari byo bazagenderaho, igihe kiragira bitewe n'igihe bakabihindura. Yego, iyo wubatse kuri byo rero, iyo babihinduye uratakara. Ariko iyo wubatse kuri Kristo, haleluya, nubwo babihindura, Kristo uri muri wowe ntabwo jya bikunda, muragendana. Oh, haleluya, nubwo babihindura, Kristo uri muri wowe muragendana.
ejo bundi insengero barazifunze. Yesu yakoze agakoryo, abantu mwakinnye igisoro hari ukuntu bateba banakaragarama. Yesu yarebye abona ibintu bimaze kuba kavuye, aravuga ngo reka nshire umuvuno hanyuma ntebe ndangiza ngarame. Amaze guteba no kugarama, insengero barazifunze. Abari bafite Kristo muri bo bakomeje kugendana nawe, imiryango ifunze. Ariko abari bubatse ku idini baterana ku cyumweru, tubabonera mu maturo, tubabonera mu mirimo y'ikidiyakoni, tubabonera ku gatuti batona, bubatse ku idini badafite Kristo muri bo baragiye. Ariko abari batunze Kristo muri bo, nubwo zari zegetseho, nubwo zari zifunze, Kristo yakomeje kuba muri twebwe. Haleluya. Ndabivuze kugira ngo mwubake kuri Kristo wenyine, niwe udahinduka. Nuvuga ijambo akaririherekeza, akazarisorosha imbaraga ze. Nta jambo na rimwe yavuze ajya yivuguruza. Cya kabiri, Yesu yabonye ko bitoroshye, aravuga ati rero kanze mbereke. Kera bavugaga inama nyobozi, siko bavugaga hari inama nyobozi, habaje mpuzabikorwa, abadiyakoni batubatse kuri Kristo, bubatse ku diyakoni gusa. Ati baratwirukanye, buriya twebwe turagiye rero. Kubera ko nyobozi bayikuyeho, bazanye mpuzabikorwa. Abo ngabo ntago bambwira aho bakiri, kubera ko bari bubatse ku kidiyakoni gusa, bubatse mu mihango y'idini n'itorero, nta Kristo bari bafite muri bo. Ariko abubatse kuri Kristo bonyine baravuze bati nibashake, twe n'ubundi twahamagawe tugikora, tuzakomeza kugikora, batwemera batatwemera, badushira mu biza no mu butarize. Icyangombwa uwo twamize uba muri twebwe, waduhaye ubuzima, watubeshejeho, uwo niwe wenyine dukorera. Oh, haleluya. Uwo nguri muri twebwe no twakomeje gukorera. Ndabingira mutunge Kristo muri mwe, niwe wenyine udahinduka. Itorero ejo bundi harimo n'ubu ngubu harimo n'abaguye batari barambarana. Ati kirazira basengeye abagore, turagiye tubaye nk'abandi. Kambabwiza ukuri, utunze Kristo muri we nibashake bazazane babana bo muri koride nibanche babasengere. Idini rishobora guhindura imico n'imyizerere n'ibindi byinshi. Nakataraza kazaza, mbibabwiza ukuri. Ejo nibavuga ngo mwambare mini muzazambare, ariko abafite Kristo muri bo ntago tuzazambara. Nibashake bazavuga ibyahe, abafite Kristo muri bo bazakomeza kumutunga, kubera ko Kristo aduha amabwiriza n'ubuyobozi bituka kuri bo. Ntabwo twe tugenga n'imihango y'idini n'itore bimanutse bijya hasi bigarame. Kristo uri muri twe azaduha umurongo. Niwe wenyine nzira n'ukuri, afite inzira kandi akagira n'ukuri muri we. Haleluya. Icya gatatu, akagira n'ubugingo muri we. Ndagira ngo mbabwire ngo mureke kubaka ku mihango y'idini, ahubwo mutunge Kristo muri mwebwe. Kadusoze, wenda ningirirwa umugisha, bashumba Imana ibaho umugisha ko mwantekerejeho, kandi ndashimira n'Imana impaye akanya kumva n'ukuri kwivuga bindyoheye. Kristo ujya ukura mu bunyendaro akaguhereza ijambo. Ubu poketi imunkureho koko, poketi imunkureho. Ikubwira abantu babwira ngo ntago bari byo bingiza umukristo. Rero narabizi n'abandi. Kristo namenye cyagihe nza kurara muri urusengero narurayemo. Beba shumba narurayemo ku maso bigaragara ko meze neza. Nyine hari ukuntu Imana iguhisha iyo umufite muri wowe. Ajya guhisha, ajya afata situation urimo akayihisha. Abantu bakurebera inyuma bakabona umeze neza, ariko agahinda ko mu mutima akaba ari wowe nawe mukaziranyeho gusa. Haleluya. Rero hari igihe n'abantu basengaga amasengesho yo kwiyahura, kuko n'ubundi nta mahitamo ufite. Urajya hehe se? Ntaho ufite. Kuko atari ko byagenda kose. Yobu niwe ugeze avuga ati niyo napfa ngo nzapfa ngize ute nyiringira. Icyo mukundira rero, iyo mwiziritseho igihe kiragera akakwerekana. Igihe kigeze agushira ku karubanda, ariko mu mubabaro ajya basha kuguhisha. Abantu bakabona uriho, ariko mu mutima w'umwebwe muziranyeho, mukajya muganira muri yamvugo, ukajya uhagarara. Hari umuririmbyi waririmbye w'umudivansite ndamukunda cyane, aravuga ngo irakuzi kwa kundi ujya ukanguka mu cyumba cyawe wubitse umutwe mu kiganza, urira cyane kandi ugize ute ushavuye. Aho ngaho mujya mubana. Katurebe ibintu bine biranga abantu b'abanyedini. Nusanga ugifite
ni opposite. Nusanga ugifite ugikureho. Icyambere ikiranga abantu batse ku idini, bakorera gushimwa, bakizerera mu mirimo bakora. Bakorera mu kugira ute? Nyine kubera ko wowe uri umunyedini ukora ibintu kugira ngo bagukomere mu mashi. Ariko Yesu arangije abwira abigishwa be, uze kuhasoma nago tuhasoma, uze kuhasoma nago tuhasoma. Ni muri Matayo 23:5, uze kuhasoma. Abwira abigishwa be ati muramenye ndabihanangirije uhereye umunsi mukamere nk'abafarisayo bakorera imirimo yabo kugira ngo bagire ute? Kugira ngo bakomerwe hehe? Kambabwiza ukuri, ubu hari abantu bigize intaza. Nyine ni umudiyakoni mukuru yageze Gisenyi amaze imyaka 10, nta namagirwa, nyine ni umunyedini. Igitekerezo adatanze ntago cyagenderwaho, ati ndeke nuko nguko twahamagawe ngo shaha ibyo wa mwana w'ibinuzanye ni byahehe. Nyine yubatse ku idini, ariko umuntu wubatse kuri Kristo udakorera kugira ngo ashimwe, yumva inama z'abandi. Aroroha, Kristo yatugezemo aratworosha. Haleluya. Rero abaririmbye reka mbavuge nanjye ndiwe nimba vuga ndi kwivuga. Dukora kugira ngo twemeze ati twagiye twatwitse, ariko sha watwitse cyangwa wowe wahiye. Uzacunge neza, ushaka gusanga wahiye ukavuga ngo watwitse. Nyine wowe uri kubikora kugira ngo ushimwe, ukomerwe mu mashi. Mbega Manuel yatubwirije neza, ntajye nuza kubimbwira uyu munsi ndabacecekesheje. Kristo uri muri ho muri ngewe ni uri kuvugana, ari Manuel muzi. Ntabwo ari Yesu, ntabwo ari Manuel mwakuranye yemwe mwabaririmbi. Oya, ni Kristo uri muri ngewe uri kuvugana namwe. Yesu yakomeza abwira abigishwa be, arabwira ati muramenye ntazagira uba mukuru muri mwebwe. Uzabona ko ari mukuru azace bugufi abo umugaragu w'abandi. Nubona hari Imana igukoresheje, duca bugufi. Nubona uri kwishira hejuru, menya ko uri umunyedini, ariko utunze Kristo muri we. Haleluya. Ajya agenda, Yesu ugeze anabivuga, muzanabamenya abo ngabo. Aravuga ngo nujya gusenga ujye ugenda mu cyumba cyawe ugira ute? Uyegekeho. Ariko shaho abanyedini, yewe we, ese ko wananutse? Erega mvuye mu 10. Yesu ukuntu yavuze, yarabwiye ati ingororano zawe umaze kugira ute? Kuzibona. Katwihute tudatinda, Mana nidufasha. Ariko kamabwira ijambo rimwe Paulo yabwiye abagalatiya mu gice cya 10. Yarabwiye ngo mbese noneho nishimwe ry'abantu nshaka. Ariko andikira abagalatiya arabwiye ati none se ibi ndi gukora ni ukugira ngo abantu banshimire? Aravuga ati oya, uze kwasoma. Aravuga ati se Mana yanjye, ibi ndi gukora ni ukugira ngo abantu baneze bankomere mu mashi banshimagize? Aravuga ati oya. Aravuga ijambo rikomeze kwasoma, aravuga ngo iyaba nari nkeneye ko abantu banshima, iyo abana nkeneye ko abantu bamvugiriza impundu, nago nari kwemera kuba imbata ya Kristo, kuko aho narindi nakomerwaga amashyi. Nago mubyumvisha. Paulo ahantu yari afite icyubahiro, abantu basengaga bose niwe batumaga ngo ujye kubica. Mu yandi magambo yari afite 6, yaragezwe hari igihanganye. Mwibuke neza amaze no kwakira Kristo, abigishwa batangiye kumwishisha bagati wow, ndi Paulo tuzi wica abantu, nawe yakizwa. Kambabwiza ukuri, umuntu utunze Kristo muri we ntabwo akorera kugira ngo ashimwe. Haleluya. Ahubwo akorera mu ibanga kugira ngo daturebe ibyihishe bitaboneka bitagaragara, ari umugororera. Kabiri, abantu bubakiye ku idini nta kindi kibaranga ni uguca imanza gusa. Abanyedini baca imanza kubera ko babareba kubahiriza imihango y'idini n'itorero, niho batangira batujajinga. Mbese iyo utaje kurepeta ati waraguye, ntibazi ko warwaye, ntibazi ko warwaje, ntibazi ubuzima ubayemo, ati waraguye. Kubera iki? Ni umunyedini. Bapimira agakiza mu kuza kurepeta iminsi myinshi, bapimira agakiza kuboneka mu masengesho kenshi. Ariko akababwiza ukuri, ibyo ntago ari bibi mbisubiremo, ahubwo icyiza kibiruta byose ni ugukunga Kristo, ni ugutunga Kristo muri wowe, ukabikoreshwa na Kristo uri muri wowe. Rero abantu bubatse ku idini mbe bashumba bajajinga ibigaragara gusa, nukiza gusenga. Kambabwiza ukuri, hari umufarisayo umwe wagiye mu isinagogi cyangwa mu rusengero, ngo ahageze aratangira gusenga ati Mana ndagushimiye, nagomeze nk'abari abantu babi, ngewe nsenga 7 iminsi 7 yose mu cyumweru ndayisenga, ntago icya 10 n'amaturo, nagomeze nguriya mukoresha wikoro. Numvishe ukuntu abanyedini basenga, bese cyabo no guca imanza gusa.
nta nubwo yagira umwuka wera ngo agire hishurirwa byibuze mbere yuko amaze kugucira imanza aza gusura kuganiriza ati mwene data byagenze bite. Niko abera b'Imana babanaga, niko itorero rya Kristo rikwiye kubana, ni uguhugurana no kugaragarazanya urukundo. Turaza kubivugaho. Umwana w'ikirara yari ari mu rugo atekanye aguwe neza cyane, ngo hanyuma ndavuga umwana wo mu rugo utarobaye umwana w'ikirara. Hanyuma umwana w'ikirara yahindukiye yisubiyemo, umwana wo mu rugo utari warabaye ikirara ababazwa cyane nuko umwana w'ikirara agarutse, yagera mu rugo sakamubagira ikimasa. Uze kuhasoma baravuga ati data n'igihe tumaranye nta nagasekurume k'ihene n'akana kamwe urambagira ngo ujye kwishimana n'inshuti zanjye, none umwana wari waragutaye uhise umubagira ikimasa. Niko abanyedini bameze. Mana yanjye kambabwiza ukuri, ndabifuriza kugira ngo muve mu cyiciro cy'abanyedini. Turaza gusoza tuvuga icyiza cy'idini. Nanone ntabwo idini ari ribi, ntabwo itorero ari ribi, turaza kugisorezaho. Ikindi cya gatatu, twihute, ikizakwereka abanyedini badafite Kristo muri bo, babaza imirongo myinshi yo muri Bibiliya, ariko wagenzera n'uyu n'umwe bashize mu bikorwa ntawo wabona. Kandi igitangaje n'imirongo bagerageza gufata ni imirongo ibarengera. Ngenda umukristo wo mu mutima ngenzeranye n'Imana, kuko umwami Imana azantabara. Ubundi izagutabara uri hehe? Izagutabara urinde? Abitabara nabo ngabo bagendana nayo muri bo. Ariko kubera kuri umunyedini wafashe imirongo yo kukurengera no kugutabara n'imizima, nta numwe washira mu bikorwa. Kambabwiza ukuri, ikimenyetso cyuko ufite Kristo muri wowe si ubwinshi bw'amagambo ufite, ahubwo ni ijambo rimwe ryahinduye ubuzima bwawe. Yego, ikigaragaza ko Kristo ari muri wowe si uko ufata iyi Bibiliya yose. Harimo abantu bazi kwiboroka, ibyo ngibyo ntacyo bivuze, ahubwo ni ijambo rimwe wafashe muri wowe rikaguhindurira ubuzima, ukitwa wa Kristo. Dusoze ikindi cya nyuma, kubwiriza uri ku gihe natwe b'abaruru biranagorana, ariko ngiye gusoza. Turacyari bashya muri ibi bintu kandi duhamagaye igihe kigoye. Bene data bashumba, duhamagaye mu gihe kigoye. Turi muri development n'iterambere ry'itorero, turi kurwana n'ihinduka rya generation. Ese muri iyi mpinduka ya generation tuzatunga Imana gute muri twebwe tudataye Imana muri iterambere ni generation nshyashya? Ariko Imana izaduhagararaho. Iyo duhamagaye niyo kwizerwa no kubikora, izagira ute? Izabikora. Kandi itorero ni iryayo, irihagazeho uko byagenda kose. Ni amarembo y'ikuzimu yazikuka, uko byagenda kose nta kizabasha kurinyeganyeza. Ibyo nibyo byiringiro dufite abamwizeye, ibyo nibyo byiringiro twubatseho twebwe tumufite mu mitima yacu. Ntazadusiga, ntazadutererana. Paulo niko yandikiye Abaroma aravuga ati ese niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Oya, ntacyo. Icyanyuma, abantu bafite idini ariko nta Kristo bafite, nta rukundo bafite muri bo. Dufite aho duhurira, dufite aho dusengera, ariko urukundo muri twe ntarwo. Mwasomye ijambo ry'Imana? Hano i Gisenyi rero haranagoye. Ahantu haciye nk'amasumbuko, ahantu haciye Sharire, ahantu haciye abanyeshuri bo muri Ibeji hariya hirya. Iriya Ibeji buriya yagiraga abasaza bafite ijambo ry'Imana kandi bakuze. Ahantu haciye ejo bundi umushumba wambaje, ahantu hari aba basaza n'aba bagabo, pfa kuguhagarara ugize ngo biroroshye. Ariko ikibazo twabaye amanyedini gusa, nta Kristo dufite muri twe. Niyo mpamvu nta mpinduka. Umuntu ufite Kristo muri we agenda akura buri munsi, agenda ahinduka mu ngeso, agenda ava mu bwiza ajya mu bundi. Ariko iyo udatunze Kristo muri wowe ugenda uba mubi kurushaho, kubera ko wubatse ku mihango n'imyizerere n'amacuho n'ibyo ntazi by'amadini. Ntutunze Kristo muri wowe. Ariko iyo utunze Kristo muri wowe, haleluya, agenda gukuza agukura mu bwiza agutereka mu bundi. Ijambo ry'Imana riko ryambiye Paulo yandikira Abaefeso, aravuga ngo ndabasengera mbinginga ngo Imana yo mu ijuru ibaha umwuka wera, ibaha umwuka w'ubwenge ubakuza, ugenda ubageze ku kigero gishitse cya Kristo. Abo Kristo akuza nabamufite muri bo. Rero dufite ikibazo.
dufite idini ariko nta rukundo dufite. Ariko ijambo ry'Imana muri Yohana ryarambwiye ngo udakunda ntazi iki, kuko Imana ari iki. Nubona nta rukundo ufite menya ko nta Mana ufite. Murabyumvishe? Buriya ndatangara kubera ko nyine twubatse ku mahame y'idini n'imihango y'itorero. Uririmbana n'umuntu mwangana, muririmbana n'umuntu mugira ute? Nyine nta Kristo ufite muri wowe, nta gitangaje kirimo. Ariko ufite Kristo muri wowe niwo wagiranye. Uziko iyo ufite Kristo muri wowe, niyo umuntu yaguhemukiye ujya utera intambwe kumusaba imbabazi. Ariko ubu ngubu hano Imana ntije amaso y'umwuka ndanayafite, buriya nahita mbajimera. Ubu ndi mu bundi budahangarwa bwa Kristo. Mukarimbana umwaka umwe, 2, 3, 4, ariko hari umuntu ufitanye inzigo, urajya he? Iryo juru uvuga ni iryo kwaso, niryo kwa nyoko wanyu. Iyo Mana uvuga ntayikurimo, kubera ko ubwayo ni urukundo kandi kamabwiza ukuri yatwiyerekeye mu rukundo. Haleluya! Niko Paulo yandikiye Abaroma, yadukunze tukiri babi. Mwumva urwo rukundo rwayo, yadukunze tukiri nta gikundiro dufite. Uze kuhasoma mu gice cya mbere Abaroma niho havuga ngo Yesu niwo waduhesheje igikundiro. Haleluya! Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashoje ariko ntago nsoza ntababwiye abagabo batatu bari bavuye mu idini. Hari umugabo bitwa Korneliyo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo uyu mugabo Korneliyo ikintu cya mbere yari umunyedini. Umuki icyerekana ko ari umunyedini niki ngo yagiraga ubuntu, yakundaga kugira ute, yakundaga gusenga no kwakira abashyitsi. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi akomeje gusenga iravuga ati oya, umugaragu wanjye uyu nguyu Korneliyo ntago nakwemera ko akomeza kubakira imirimo ye ku idini, ahubwo ikiruta byose iramusura. Petero ajya kumubwira Kristo. Umunsi Korneliyo yakiriye Kristo muri we ngo umunsi ahita yuzura umwuka wera. Haleluya! Kamabwiza ukuri imirimo ni myiza ntago ari mibi, ariko igira agaciro iyo wubashye wayiguhesheje. Kabiri, hari undi mugabo ukomeye witwaga Nikodemo. Nikodemo ngo yari umutware, ngo arangije abone ngo ibyo Yesu avuga abona birimo ubuzima. Arangije avuga ati biragatsindwa ko komeza ku munyedini ngo yihishira ijoro. Nushake uzihishira ijoro tudahari, ariko uhure na Kristo. I don't care about it. Nta kibazo uzihishira ijoro, nutinya amaso y'abantu. Nugera mu cyumba cyawe uzacishe bugufi vite Kristo, natinya amaso y'abantu ariko ndikumva ngo ushaka. Imana yo mwijuru idakiranirwa naho ngahira hagera. Nikodemo ngo arayegera abwira Yesu ko numvisha uri mwiza, inyigisho uvuga ari nziza, none ngire nte? Aramubwira ati Nikodemo we, ni byiza kubanza kuva mu mihango y'idini ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza ukabyarwa ubwa kabiri. Imana ishimwe cyane. Uyu Paulo twakomeje kuvuga yari umunyedini ku rwego isi yose yari imaze kumumenya, ariko nawe ngo ari mu nzira ya Damasiko. Haleluya! Haleluya! Ngo Imana iramwihishurira, ngo Yesu aramwihishurira. Ndagira ngo mbinginge mbabwire ngo muve mu mihango y'idini, ahubwo mutunge muri Kristo muri mwebwe, ni uzabahesha gukora imirimo neza. Hari icyo nababwiye turasorezaho kikiza kidini. Idini cyangwa itorero tubarizwamo ni ikibuga cyiza Imana yaduhe arimo gukiniramo finale kugira ngo tuzabone ingororano. Nago mubyumvishe. Itorero n'idini tubarizwa, kuba twicaye hano, kuba turi muri ADPR n'abandi bari ahandi, ni ikibuga cyiza Imana yadushiriyemo kugira ngo tuzakiniremo finale. Uwiteka ari mu ijuru azatugorerere aduhe ibihembo by'imirimo twakoze. Murabyumvishe? Uticaye hano aya magambo mvuze ntago ari kuyumva. Mwumvishe akamaro k'itorero n'idini? Twigiramo ijambo ry'Imana, dukoreramo ya mirimo yose twavuze. Niyo mpamvu Yohana abihishurirwa mu byahishuwe yaravuze ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami, ngo umwuka nawe arabihamiriza aravuga ati ye baruhuka imiruho n'iki n'imihati. Ijambo nasurinyaho nkunda aravuga ngo kuko imirimo yabo ijyanye n'abigize ute ibaherekeje. Ntabwo twebwe tuzaherekeza imirimo, ntabwo mubyumvishe, ntabwo tuzaherekeza uburirimbyi, ahubwo uburirimbyi buzaduherekeza. Haleluya! Ntabwo tuzaherekeza ubushumba, ahubwo Kristo uri muri twebwe yaduhaye ubushumba. Ubushumba buzaduherekeza budushorere. Haleluya! Ndabingingira kugira ngo iri torero murigumemo, mukore iyo mirimo yose izabaherekeza mutunze Kristo muri mwebwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusengere abantu babiri.
umuntu wifuza gutunga Kristo muri we, umuntu uri muri riteraniro wifuza gutunga Kristo muri we, ntago twavuze iyo umutunze umumaro wabyo. Imana duha umugisha tuzabivuga. Iyo Kristo mutunze ibintu birahinduka. Ikintu cya mbere agukorera, aguha amahoro isi idafite. Haleluya. Kristo iyo umufite ajya guha amahoro isi itagize ute. Kandi iri ni isezerano yabwiye abigishwa, yarabasengeye. Yesu yaradusengeye avuga ati Imana simbasabiye ngo bakure hehe, ahubwo ndavuze ngo uyibarindiremo. Avuga ijambo rikomeye araduhanurira, aravuga ngo mbahaye amahoro yanjye. Haleluya. Niwe wenyine mutanga bugingo, n'ufite amahoro n'ibyiza. Ntabwo turirwa tubyinginga. Nimba uri muri riteraniro wifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza, zamura ikiganza cyawe. Imana iguhe umugisha. Haguruka nakubonye, mukomere Imana amashyi. Ngwino mushiki wanjye. Mureke tuvuge Kristo wenyine. Egera hano imbere nundi urimo hano. Kambabwiza ukuri nta soni biteye. Uyu Kristo yumwakiriye ndanezerewe cyane. Iyo Kristo umwakiriye ajya guhereza irindi zina rishya ritandukanye no kwitwa Manuel, akakwita umwana wanjye, akakugira umuroganwa na Kristo. Harimo undi urimo. Egera hano mushiki wanjye. Umwarahagije, mukomere Imana amashyi. Kambabwiza ukuri nta jambo niri na rimwe dufite twakwemeresha abantu. Baririmbye namwe mu byumve. Ntacyo muzakora ngo mwemeze abantu. Ntacyo kwemeza abantu dufite. Ahubwo Kristo uri muri twebwe niwe ushiramo abantu ibyo tubemeresha. Nago mubyumvishe. Kristo uri muri twebwe niwe ujya wemeza abantu. Twebwe ntacyo tuvuga, nta nicyo tuzi, ariko Kristo wenyine niwe ujya wemeza. Bashumba ndabingingura ngo musengere mushiki wacu, ariko nanjye ndaza gusoza ndi gusengera abantu bataye Kristo bakubaka ku idini kugira ngo bongere bubake ku rufatiro ruzima rwo Kristo. bugufi maze dusenge. Turagushimiye Mana yacu, waradukunze udukura mu magana menshi y'abanyabyaha, maze utwoherereza umwana wawe w'ikinege. Utangaza amagambo akomeye cyane, uravuga ngo umuntu wese uzamwizera azabona ubugingo buhoraho. Mushiki wacu rero araje, amaze kumva ko mu mitungo umuntu atunga, umutungo ukomeye cyane no gutunga Kristo muri we. Abihisemo abigambiriye, ahaguruka mu bantu amagana bicaye muri inzu yitiriwe izina ryawe, atera intambwe afukama aha hantu. Turasenze ngo Kristo uhereye none yinjire muri we, ahindure ubuzima bwe, yumve amahoro atabonaga, yumve umunezero atabonaga, yumve ibyishimo atabonaga. Ubwoba bwavaga habi tubuhagaritse mu izina rya Yesu. Yinjiye mu biganza byawe Mwami Yesu, nawe winjire muri we maze agutunge. Hari abagize ubwoba muri bo, bumve bameze neza. Abagutunze bose baguwe neza. Niko ijambo ryawe rivuga ngo waje mu bawe, abawe ntibakwemera, ariko kavuga ngo icyakora abakwemeye bose bakizera izina ryawe, wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Reka uyu mwanya aba bantu bose bahinduka abana bawe, kandi n'ukuri babyumve, bumve baguwe neza, bamenye ko kugutunga ubu wa mbere mu mitungo bafite. Uruta amazu abantu bagira, uruta amatungo abantu bagira, uruta amamodoka abantu bagira. Tuguhinduye uwa mbere mu buzima bwacu, kandi ubu wa mbere rwose ukomeze ube muri twe, uhindure ibyanze guhinduka, ukora ibyanze gukoreka, utanga umurongo mushya kugira ngo tuwugenderemo. Mukozi wawe ukoresheje rero nawe aracyari muri iyi isi y'ingorane, isi y'amakuba, isi y'ibyorezo, ariko kuko akwamamaje kuri uyu munsi, umuriro waka ntukamutwike, mazi atemba ntakamutembane, azaronkere aho abandi baburiye, azezereze aho abandi barumbirije, azabona umugisha w'iburyo n'ibumoso kuko akuvuze aha hantu. Ubikoreye kwiyubahisha, tanze amahoro azira amahane, ukoze ibiruta cyane ibyo dusaba nk'Imana dukorera ku manywa na nijoro. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.
abantu mushiki wacu kurikira mwarimu, abantu bumva bari barataye Kristo muri bo, bubatse ku mihango n'imihango y'idini, ndabingira ngo muhaguruke dusengane Imana, nta soni biteye. Kuko kamubyiza ukuri, waje gusenga kugira ngo perezida ataguhagarika, ariko wari ukwiye kuza gusenga kubw'umubano ufitanye na Kristo. Nimba uri mu itorero uvuga ati Kristo nari naramwimuye, nsigaye nkorera ku mirimo y'itorero, arahaguruka dusengane Imana. Kadusenge. Data wa twese mwiza udukunda, turagushimiye ko wongeye kudukangura kandi udukanguje ijambo ryawe. Inshuro nyinshi twakoreye mu mirimo gusa, dushaka kwerekana imirimo kurusha Kristo uri muri twebwe. Twubaka ku bidafatika, twubaka ku musenyi, ariko uhereye umunsi turashaka kubaka kuri wowe. Turagira ngo imirimo yose dukora tuyubakire kuri Kristo uri muri twebwe. Ngaho twambika imbaraga, utwambika ubushobozi, ikiruta byose uzaduhereze n'iherezo ryiza. Ko niko dusenga